Nyuma y'igihe kinini insengero zifunze, hafunzwe insengero nyinshi zitandukanye bitewe no kutuzuza ibisabwa. Ibyo ni nyuma y'igenzura ryabaye mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, ubwo habaye ifungwa ry'insengero zitandukanye kubera kutuzuza ibisabwa. Ariko uyu munsi wa none kuri ino tariki RGB ishyizeho umurongo ku byerekeranye n'ifungurwa. Ni nyuma y'igihe kinini abantu babitegereje, ariko RGB yamaze kubishyiraho umurongo, inzira bigiye kunyuramo kugira ngo insengero zibashe kuba zafungurwa. Kora subscribe nshuti, wowe ubana natwe umunsi ku wundi, we wakoze subscribe, Imana amahoro ikugire neza. Nawe utarakora subscribe, ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi. Birashoboka ko waba utameze neza, ariko nakubwira ngo nubwo waba utameze neza, urubabaye cyangwa se urwaye cyangwa se ufite ibindi bikugoye mu buzima, dore ko hano mu isi abantu baba bafashe igihe mu ntambara, ariko nakubwira ngo nubwo waba utameze neza, humura, Imana ibasha guhindura ibihe, ibasha gufata igihe kigoye ikakigira icyoroshye, igihe cy'umubabaro ikagihinduramo amashimwe. Ni muri urwo rwego rero turagarutse nyuma y'amabwiriza mashya yasohotse mu minsi ishize, amabwiriza mashya avuguruye agenga insengero, yagaragazaga ibyo insengero zigomba kuzuza kugira ngo zibashe gukomeza gukora, ndetse bisohoka no mu igazeti ya leta. Rero iyo amabwiriza yasohotse, amategeko agasohoka, ni ngombwa kuyubahiriza. Buriya nta ukomeye kurusha amategeko, nawe uri hejuru y'amategeko, twese dusabwe kubahiriza amategeko. Rero nk'uko twatangiye tubibabwira, insengero zafunze. Uyu munsi habaye inama yahuje RGB, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, Rwanda Governance Board, ruhura n'imiryango ihuriro ry'amadini, amahuriro y'amadini atandukanye, cyane nk'ihuriro RIC riyobowe na nyakubahwa Bishop Laurent Mbanda. Rero yari inama yitabiriwe ku bwiganze buri hejuru, dore ko abanyamadini, abakuriye amatorero benshi bari banyotewe n'ikiri buve muri iyi nama. Aho rero ni nyuma y'uko ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari ari kumwe n'abaturage, aganira n'abaturage muri BK Arena. Rero habayeho umwanya wo kuganira, ndetse abantu bagenda babaza ibibazo bitandukanye, bagaragaza n'ibyifuzo. Nibwo rero mufti w'u Rwanda, shehe ukuriye idini ya Isilamu, yahagurutse ashimira ibyagezweho, ariko aza kugira n'icyifuzo. Aravuga ati hari intumwa zaje kureba ko dukora. Rero icyo gihe insengero zarafunzwe, ariko atanga n'icyifuzo, avuga ati nyakubahwa, muzatwoherereze za ntumwa zigaruke kutureba, kuko hari insengero, hari imisigiti yabashije kuzuza ibisabwa, bazaze baturebere maze dukingurirwe, kuko bari no mu gisibo, babashe kuzarangiza igisibo bari mu misigiti. Ati kandi ntabwo mvugira abayisilamu kuko ndi mu ihuriro, ahubwo ndavugira n'izindi nsengero muri rusange. Rero ubwo rero inama yabaye, RGB iza gushyiraho uburyo, mbese havugiwemo byinshi, ariko haza kugira imyanzuro ifatirwamo. Imyanzuro rero yafatiwemo iteye gutya:
ubundi insengero zafungiwe, insengero cyangwa se insengero zafungiwe ziri mu byiciro bibiri. Hari insengero zafungiwe zitagiraga ibyangombwa. Rero umwanzuro twabonye ni uko izo nsengero zidafite ibyangombwa, mbere na mbere nk'uko twagiye tubabwira mu mabwiriza yasohotse mu minsi yashize, ni uko icya mbere hari icyo basabwa gushaka imikono y'abantu igihumbi, bagashyiraho sinyatire, bagashyiraho nimero y'irangamuntu. Icya kabiri ni uko abahagarariye umuryango bagomba kuba barize kaminuza, bafite bachelor degree ku rwego rwa kaminuza. Icya gatatu bakagira action plan, gahunda y'ibikorwa bizakorwa igendanye n'iterambere ry'akarere. Noneho ibyo ni bimwe mu byo basabwa kuba bafite, noneho ubundi bakabona n'aho gukorera hujuje ibisabwa, noneho bakadepoza. Ariko bagatanga, hariho no gutanga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda adasubizwa. Hakaba rero nanone andi madini ndetse n'amatorero afite ubuzima gatozi ariko akaba yarafungiwe. Ayo ngayo rero nabo ibyo basabwa ni iriya mikono 1000, iriya mikono 1000, kugira abantu 1000 bakagusinyira, bagasinya yuko bagasinya, ndetse bagashyiraho nimero z'irangamuntu na nimero za telefoni. Aho ngaho rero niho abantu benshi bagize nicyo kibazo bakunze kwibazaho cyane, dore ko hari n'amatorero menshi aba adafite abantu bagera mu gihumbi, yewe hari n'abo wabaza 500 batababona. Noneho ubu ngubwo rero abantu batagihura kuko insengero zifunze, kubabona kugira ngo uwo mubare ushyike ni ihurizo rikomeye cyane. Ariko icya kabiri harimo nanone kuba bafite uhagarariye urusengero kugira impamyabumenyi ku rwego rwa kaminuza bachelor degree. Nanone hakazaho action plan, gahunda y'ibikorwa. Nanone icyo gihe akarere kakazamuha collaboration letter cyangwa se icyangombwa cy'imikoranire. Ibyo ngibyo akabidepoza, kandi ariko hiyongereho kuba yarujuje ibisabwa, noneho kandi bitarenze mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ugiye kuza. Nanone rero hakaba hari ikindi gice cy'isengero vuga ko zujuje ibisabwa zo ziri gukora uyu munsi. Nanone kuko nubwo insengero zifunze hari izindi ziri gukora, izo rero ziri gukora nazo hari icyo ziri gusabwa. Nazo zisabwe kubahiriza ruriya rutonde rw'abantu 1000, bagasinya, bagashyiraho imikono yabo, nimero za telefoni, bakabikora. Ndetse nabo bakagira impamyabumenyi mu rwego rwa kaminuza bachelor degree, ndetse na action plan, bakabona icyangombwa cy'imikoranire. Ariko ari abangaba bafungiye bafite ibyangombwa ndetse n'abari gukora, ziriya miliyoni 2 byagaragaye ko bo atari ngombwa ko zizatangwa. Ikindi abantu bibazagaho ni uko amatorero manini, amatorero urugero nka DPR cyangwa se nk'Abadiventiste, andi matorero manini, ni ukuvuga ngo hazajya habaho itorero rimwe mu karere. Iryo torero rimwe rise nkaho ariryo paruwasi, none rigahagarara andi mashami yose, urihagarariye mbese zikaba yujuje nawe bya bindi. Noneho imidugudu
uzajya afungura ishami cyangwa se umudugudu cyangwa se yenda tubyite n'icyumba, nawe agomba kuba afite bachelor degree ndetse byarangiza na bya bindi nawe byose akaba arabyujuje, akaba arabyujuje. Ni muri urwo rwego rero abakristo bikwiriye ko bagomba gushyiramo imbaraga, bakaba hafi y'abashumba babo, bakaba hafi y'abayobozi babo mu nsengero kugira ngo babashe kuzuza ibisabwa, maze ibisabwa byamara kuzura ubundi insengero zigakingurwa, abantu bakongera bagatendereza, bakuzura umwuka wera, bakavuga ubutumwa bwiza cyangwa se n'indi mihango ya gikristo igakomeza, ubundi amasakaramentu agakomeza agatangwa. Aha ngaha rero birakomeye, biragoye, ariko nubwo bigoye nicyo gihe cyo kugira ngo niba warahamagawe n'Imana nayo izakwereka kandi izabana nawe. Ntabwo rero twasoza kuko ngo tugende gutyo gusa ariko tutavuze n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni Yobu 28:28 ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nyuma tugiye neza mu ishuri, abantu bariga tukabona ubumenyi. Rero ubumenyi umuntu akiga kubaza, akiga kudoda, akiga se n'indimi, ubwo rero ni ubumenyi. Noneho akaba rero ubwenge rero burya ntabwo bwigwa mu ishuri, ahubwo butangwa n'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribivuga neza muri Yakobo ngo ubuze ubwenge nabusabe. Imana mu ijuru ijya ibutanga, ubuze ubwenge nabusabe. Rero Imana amahoro ikomeze kubagira neza, kubana namwe, ibireke muri byose ko Uwiteka nibwo bwenge. Mbifurije gukomeza kugira n'Uwiteka Imana muri byose, munesha muri byose, mwirinda kandi mwihangana muri byose, kandi mbabwira ngo nimukomere ku mwami, nimutagwa isari muzasarura. Imana amahoro ibagire neza kandi ikomeze kubana namwe muri byose. Wowe rero wakoze subscribe, ko Imana ikugire neza. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe ukomeze kujya ubana natwe, kandi mukore share, ukore like, ukoreshe ikiganiro gisangiza abandi makuru nk'aya. Kandi ikindi muri uko gusangiza abandi turushaho no kubaha Uwiteka Imana. Ibiganiro byacu rero nakagaruka no ku Byizerwa TV. Imana amahoro ibagire neza.